Si reka nongere nkusuze cyane, reka nongere nkwifurize ikaze uri mu Rwanda, uri muri Afurika, uri hanze y'u Rwanda. Turimo turabwira aba diaspora mudukurikirana yaba muri Amerika, Canada, Australia ndetse n'indi migabane yose igiye itandukanye. Ndi Jean Marie Vianney Uwitonze, turi ku Ikaze TV, turi kuri Ganza Iganze TV, turi kuri Duhinduke TV ndetse na Light Media TV, hose tukaba twagiye duhuza imirongo. Turi kumwe na Pastor Claude cyangwa se uwo bita Niyonzima Jean Claude. Claude, tuguhaye ikaze. Murakoze kumpa ikaze. Yego, umeze gute? Meze neza, nanjye ndabashimiye by'umwihariko. Yego. Ku badukurikiranye bose tubahaye ikaze ku isi yose. Yego. Kandi umugisha w'Imana ukomeze kubana nawe. Kurongera ngo mbere ko dutangira ikiganiro rero, nk'uko uri pasiteri, nk'uko titire yawe ibivuga, tugomba kubanza tukiragiza Imana, ukadushyira imbere y'Imana, ubundi koko ntaba ari twebwe, aba ari Imana itugaragiye. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Yego. None se Light TV. Tugiye mu kiganiro cyatugiye mu kibwiriza. Ko buriya hari ibintu n'abashaka. Yego. Mu kiganiro ni kimwe, ikibwiriza ni ikindi. Yego. Niba tugiye mu iyobokamana gusa, aho ngaho ari byo twereka Imana. Yego. N'ibindi byose Imana ibibona. Yego. Ariko niba tugiye kuri iyi mihanda, ku nkuru z'imihanda, Yego. nirinda kwiyandurisha kugira ibyo niyanduza imbere y'Imana. Ni ukuvuga ngo twikomereze ikiganiro, ntabwo ari ngombwa rero. Yewe rwose n'undi wese abyumve. Igihe uzaba uzi ko ari ibiganiro tugiye kujyaho byo kuri iyi mihanda, rwose gusenga mbanasengeye mu rugo wanjye, mbavuga ngo asigaye ndavuga ngo Uwiteka tuyobore muri iki kiganiro. Kuri ibi bintu nibwo bwa mbere ariko ubitangaje, ntabwo abantu bari babizi. Kubera iki? Kuko urumva mu by'ukuri tuzi neza ko buriya mu byo dukora byose ndetse na bino biganiro rega buriya biba binakomeye, ni nayo mpamvu tuba tugomba no kwiragiza Umuremyi ngo tuyobore. Yego. Buriya niyo mpamvu mba nkakubisemo nkavuga nti ariko buriya Uwiteka mwami Imana turagusaba tuyobore muri iki kiganiro. Amen. Ibyo biranahagije, nta n'impamvu yo kuwisakuriza. Kurongera ngo rero hari byinshi birimo kugenda bicaracara hirya no hino. Twabonye umuntu bita Julienne Kabanda Kabirigi. Yego. Tugenda tubona inkuru nanone z'umugabo bita Bishop Gafaranga. Yego. Wenda turi bugenda tunakomozaho n'ibyo Antoine Rutayisire yagiye atangaza. Hanyuma tugenda nanone tubona kandi abantu bagiye batandukanye, ubona ko batemeranya n'igihugu cyacu, yaba ari imigirire, yaba ari imikorere. Ibyo ngibyo byose tugiye kugenda tubinyuramo buhoro buhoro. Ngo ikaze muri iki kiganiro karibu kandi. Murakoze cyane kumpa ikaze, by'umwihariko rero nanjye nshimiye abantu bose. Yego. Mwaha ikaze abankurikiranye ku Ikaze TV y'u Rwanda. Yego. Baze bose ndetse no kuzindi channel za Light TV. Yego. No kuri Light TV abantu bose. Light Media. Light Media TV. Tubabwire ngo nibiba bigenze neza, bazajya bakunda kumbona kuri Light Media TV no ku Ikaze TV y'u Rwanda. Yego. Aho ngiye kujya ndekura icyo bita moto cyangwa se umuriro waka. Umuriro ni wake Mana, umuriro ni wake. Ni wake. Hanyuma rero ndagira ngo uhere ku kibazo cya mbere, tukigendagendemo neza. Duhinge ducoce, tugere dukura mu rwiri. Mbese tugere gutera dupepure. Wigeze uhinga umuceri? Yego. Hari ibintu bajya bavuga ngo hari ukurima, ngo hari ugucoca no gupepura. Gupepura ni kwa kundi basigiriza bwa nyuma kugira ngo babone ukuntu bagenda batera twa tuntu. Haringaniye mbese. Haringaniye. Yego. Pastor, kurongera ngo twari tugarutse ku ngingo igendanye n'umuntu bita Julienne Kabanda Kabirigi. Ni umudamu ufite abana 5, ni umudamu ufite Grace Room Church, afite n'urundi rusengero, niko bivugwa ko iriya Grace Room Church atari yonyine bari bafite. So rero byabaye bibi cyane ubwo yabwirwaga ko bayifunze. Benshi baravuga bati nibahagarare babone, abandi bati bari amafaranga y'abaturage, abandi bati ni ibisambo, abandi bagenda mbese babarimiraho itaka. Koro biriya bintu wewe wabyakiriye uti? Kujyanye na Grace Room rero uko nabyakiriye, ntabwo nabyakiriye neza, ariko nanone kuko ari leta yabivuze, ntabwo tugomba kubyakira neza kandi tukumva ko turi proud yo kwakira ibivuzwe na leta. Yego. Ibyo leta itangaje nawe wabivuguruza. Bose. Kandi rero mu by'ukuri buri
buriya leta ni twebwe, leta ni jyewe, leta ni wowe, leta n'ubundi, leta ni bariya, leta nibo, leta ni twebwe twese. Amabwiriza, hari ijambo Dr. Yusta Kayitesi akiyobora RGB yavuze ati nyamuneka turashishikariza abantu hakiri ku manywa kugira ngo bubahirize amategeko n'amabwiriza, kubera ko nibaramuka batubahirije amategeko n'amabwiriza, ati amategeko n'amabwiriza noneho nyirizina azubahirizwa. Wabyumvise? Amategeko n'amabwiriza azubahirizwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Rero iyo urebye ku ngingo ya kabiri, ingingo ya kabiri y'itangazo rya RGB ivuga yuko ngo ku ngingo ya kabiri ya RGB iravuga ngo iki? Ivuga ngo ingingo ya kabiri ya RGB ni hariya bari barimo kugenda bavuga ko mu byo batanze ibintu byo gusenga bitari birimo. Bisa bityo. Kuko ngo hari ibintu bagiye bagaragaza muri RDB ariko usanga ko bakoze ibihabanye n'ibyo bagiye gusaba. Urumva gusenga nka Pastor Kabanda Stanley, ngira ngo ni nawe represent wa Grace Room Ministries. Umudamu we Pastor Julienne akaba secretary general. Cyangwa umunyamabanga mukuru. Hari n'abari bazi ko ari Yehova. Ariko urumva ni niye, niba ari umunyamabanga mukuru n'ubundi nawe ni y'ubundi. Rero president urabona hari n'abantu bagiye biyubakira bubaka nk'umurima wabo. Wabyumvise neza? Iyo ugiye ku kiganiro kiri kuri Bohoka TV uhasanga amakuru yimbitse yose. Pastor Kabanda Stanley ni representa. Wabyumvise? Julienne Kabanda ni secretary. Wabyumvise? Mu yandi magambo hari urusengero rwitwa Jubilee Revival Temple, Jubilee Revival Assembly, hakaba na Grace Room Ministries. Jubilee Revival Assembly, Pastor Kabanda representa wa Jubilee. Nanone representa wa ministeri ya Grace Room. Umudamu akaba secretary. Genda gake. Ubwo ushatse kuvuga ko iriya Jubilee ari y'umugabo, hanyuma bakagira na Grace Room y'umugabo n'umugore. Wabyumvise neza? Rero ako kantu hubwo sinzi RGB niba yarabashije kubireba neza ngibikwege fresh. Wabyumvise? Nanone ugiye kureba ubu vice representa wa Grace Room ushobora gusanga ari umuntu wo mu Gisanira nko kwa Pastor Julienne cyangwa kwa Pastor Kabanda hafi aho bitari kure cyane. Wabyumvise? Ibyo rero nibyo abantu bamwe batari bazi, aya na makuru nta muntu n'umwe wari uyafite yagaye. Hanyuma Pastor Claude, hari abantu bagiye basa nkaho basesereza niko navuga, bakavuga batari ko buriya ati bakoze amahano bakora n'amakosa cyane, ati dore ko banafataga amafaranga y'abandi mu buryo bw'ubujura bakajya kuyakoresha ibindi bikorwa. Ibyo bintu ngira ngo hari abantu barengereye ahangaha. Icyo si gitangaza ko babivuze. Ababivuze buriya bafite impamvu, kandi buriya nta muntu kandi urivugira ubusa ku musozi. Kandi ngagasozi k'inanurwa kahiye abagabo babona. Hari uburyo ari abantu bari baragiye biyubakira ibintu bubaka amacaci bayubaka nk'uturima twabo. Ugasanga representa ni umugabo, vice representa ni umugore we, secretary ni mwisegeza nawe, ni mwishywa we, ni murumuna we, ni mushiki we, ni ibintu nk'ibyo byose ugasanga nuko byubakitse. Wabyumvise? Rero ibyo bintu abantu benshi barubatse ako karimo barakubatse. Muri kwa kubaka rero buriya RGB iramutse ivuze ngo turashaka buri muntu wese niba uri representa, ariko n'ubundi RGB yarabivuze. Representa ntabwo agomba kuba afite Gisanira n'umuntu wa bugufi muri iyo komite. Wabyumvise? Kubera ko iyo byasenyutse iy'amakimbirane yatangiye kuzamo, urumva imbaraga nyinshi ziba ziri kuri babandi. Abanyantege nke barahagwa. Wabyumvise? Icyo ndacyemera kabisa. Abanyantege nke barahagwa. Representa ni umugabo, vice representa ni umugore, cyangwa representa ni umugore, vice representa ni umugabo. Kubera iki? Ugasanga rero ibyo bintu abanyantege nke babandi babaza icyo bita accountability, imiyoborere n'imicungire y'ibintu byabo, bakavuga bati namwe muzashinga ibyanyu. Hanyuma tugendeye kuri icyo ngicyo, nkawe iyo ugiye kureba usanga byaratewe n'iki kugira ngo
babe bafata imyanya yose twavuga ko ikomakomeye yose bakayiharira kandi bari bafite public nini, bafite abantu benshi bakabaye banavuga bati reka dufate muri aba ngaba tugende tubashinga imyanya iyi n'iyi, ariko ugasanga hafi ya byose n'ubundi biragaruka iwabo. ikibitera usanga hari abantu bubatse icyo bita karima. Yego, ibyo natagiye nkubwira. Hari n'abo ushobora gusanga mu migenzurire RGB igenzura, hari abo ushobora gusanga insengero zitwa ko zubatse ko bafite insengero, ariko wajya kureba ugasanga ubutaka butabanditseho. yego, ugasanga ubutaka butanditse ku macaca, bwanditse mu mazina ya pasiteri ku giti cye n'umugore we n'abafamiye be. Genda bizi bene aho henshi byagiye birandagiye numva benshi bisobanurwa hano muri za Bugesera n'ahandi hirya no hino byagiye bibaho. Babyumva? yego, Rero ugasanga benshi, ugasanga kandi bene abo ngabo bakubwira yuko ngo bahamagawe n'Imana. yego, Iyo umuntu yahamagawe n'Imana, Imana irirwa ntabwo ushobora kuguhamagara ngo ngwino guha akazi ntafite ubushobozi bwo kuguhemba. yego, Urabyumva? yego cyane. Niba bipfiriye hamwe nanyura mu bindi ariko gahemba. Rero umukoresha ukoresha umukozi adashoboye guhemba aba yamuhamagaye nawe ugatiyamenya ko ashoboye kuzakoresha umukozi, aba yamuhamagaye atiyamenya ako kazi kagiye gukorwa, kubera yuko bene uwo nguwo aba afite utundi tuntu tw'utubiribiri agiye ahambiranyije. Yego, rero barahari benshi bagiye bafata ubutaka bw'amatorero bw'amacace bakayandika mu mazina yabo bwite, kandi amafaranga yaratanzwe n'abakristo n'abanyarwanda, bavuga bati turimo turagura ubutaka bw'urusengero rwacu. Wabyumvise? Turimo turagura ubutaka bw'urusengero rwacu, turimo turubaka urusengero, turimo turubaka cace yacu, turimo turubaka ministry yacu, turimo turakora ibi n'ibi, ariko ugasanga kwisha mambo. Wabyumvise neza? Ugasanga kera ubutaka buri mu mazina. Urabyumva? yego, ubutaka aho usanga ubutaka urumva, aho usanga ubutaka bubaruye mu mazina runaka, mbese barabyisasiye byose cyane. Urumva? Umunyarwanda aciye umugani ngo igihugu cy'impumyi ufite ijisho rimwe arayobora. Yego. Igihugu cy'iki? Igihugu cy'impumyi ufite ijisho rimwe arayobora. Kandi magambo muri church. Yego. Niba pastor n'umugore we umwe ari represent undi ari vice represent. Yego. Abandi bari gutya, haleluya, Imana ishimwe, haleluya, Yesu ashimwe, turagushima rimbo sakakaya, aribyo babamo. Yego. Igihugu cy'impumyi ufite ijisho rimwe arayobora. Yego. Ubusurambira gute uburyo pastor agira urusengero ari representa, umugore we nanone akagira akaba representa, ugasanga ministeri representa n'umugabo pasiteri, secretary general n'umugore n'ubundi. Ni gute aho hantu iyo komite mu bantu twabonaga bageraga mu bihumbi bingahe bitwa rescue? Tuwe tubwizanye ukuri, abo bantu bose bize barani ubwasoma stati y'ibyo bahaye muri RGB ku buryo bakora ibiterane bagasengesha Guresumu, bagagura igiterane nka Guresumu, bagasengesha, bagasaba amafaranga mu badiaspora, bagasaba amafaranga, basabisha abana bo mu muhanda, basabisha abakobwa b'indangamirwa, barangiza hamwe hashobora gutangwa nka miliyari y'amanyarwanda. Wabyumvise neza? Aho bashobora gutanga miliyari y'amanyarwanda ugasanga havuyeho miliyoni 2 gusa cyangwa 3 izo zigiye muri hahani mu mihanda, hanyuma bagakora ibitangaza bati twakoze ibitangaza cya miliyoni 20, bagakuraho miliyoni 20, 25, 30, bati ibitangaza byabonetse. Bati meya w'akarere ka Gasabo, meya turufja gufasha abantu n'aba kandi hari ipinda ryamenetse cyane. Babyumvise? Yego. Nyuma yaho ninde muntu uzabaza accountability? Ntawe uhari. Imiyobore n'imigenzurire y'ibikorwa ntawe uzabibabaza. Kubera iki? Representa n'umugabo, secretary general n'umugore uri hagati, bamushyize hagati nyine. Urumva ni wa muntu uri hagati uri aho ngaho gutya ibintu nk'ibyo. Wabyumvise? Hanyuma rero RGB yabireba, RGB yareba stati, RGB yabona bike arena yakubise yuzuye. RGB yabona urusengero rwitwa Umwungeri Mwiza Nyarutarama
rwa Pastor Simon Nziramakenga ni umwungeri mwiza. Abantu benshi bari bazi ko rura rusengero rwa Julienne Kabanda. Weka da yakodeshaga Grace Room yakodeshaga. Ruriya ni urusengero rufite stati yarwo, rufite ubuzima gatozi bwarwo, rwitwa Good Shepherd cyangwa se umwungeri mwiza. Nuvuga ngo Julienne yakodeshaga hariya. Wabyumvise neza? Bivuze iki rero? Bivuze ngo kwanza sina Julienne ahubwo ni umugabo we Pastor Kabanda Stanley yakodesha, kuko Kabanda Stanley niwe representa w'urusengero, akaba na representa wa ministeri Grace Room. Hanyuma hari urusengero rufite ubuzima gatozi rwo gusengerwamo, rwo kubatiza, rusaba icyacumi, rusaba amaturo, rusaba ibyo byose, rwitwa Jubilee Revival Assembly ruri Kanombe. Hakaba noneho ministeri yitwa Grace Room yo gukura abana mu muhanda, babakobwa b'indangamirwa, babana babandi bo musi y'amateme, ibiyobyabwenge, gukura abana mu biyobyabwenge bakabazana, babagarura babahereza urusengero, bakabahereza urusengero. Iyo niyo ministeri Grace Room yaherewe ibyangombwa. Ijambo ryitwa gusenga muri stati ya Grace Room ntabwo ryari ririmo. Bararengereye rero. Wabyumvise neza? Mu yandi magambo niho kuba ufite imodoka ukayitwaza indangamuntu, wibwira ko indangamuntu ariyo peri. None se habayeho kutanyurwa ko numva urusengero ruje ibyangombwa barufite, na Grace Room ikaba yari yarahindutse urundi rusengero, ubwo umuntu yemerewe gutunga insengero zingana. Urumva mu yandi magambo bari bafite insengero ebyiri zifite imisingi ibiri itandukanye. Yego. Kuko urumva niba hari urusengero rwitwa Grace Room rufite ubuzima gatozi bwo gukura abana mu muhanda no kurwanya ibiyobyabwenge, hakaba n'urusengero rwitwa Jubilee Revival Assembly. Urumva rero kuba mu icyo gihe rero bari bafashe ni nko gutwaza imodoka indangamuntu kandi yakaba itwazwa pe. So kuro hari abantu benshi bagiye bavuga ngo babagambaniye, abandi bati nyamara buriya bari bafitemo na ka credit muri banke. Ngira ngo bagiye tubona ahantu henshi kuba bavuga ko babagambaniye. Iki ngiki cyemera bandi babagambaniye abapasiteri bagenzi babo babagambanira bateze ngo barabagambaniye buriya niyo ikibazo cy'abantu barajyaho bakasesereza bakabeshya bakagira bate bande babagambaniye. Hari urusengero rwitwa Zirafati Holy Church rwa Bishop Harerimana Jean Bosco i Kanombe twari turuzi twese. Rwari rufite abantu benshi bakubita bakuzura, ariko RGB yagize gute, hari akantu k'agatotsi RGB yumvisemo yahise isesa urusengero rwose, isesa izina ryitwa Zirafati Holy Church. Mwarumvise ko Bishop yarafunganywe n'umudamu we, wabyumvise? Hari itoro ryitwa Elayono Pentecost rya Prophet Reverend Nyirindekwe Ernest Kibagabaga, twarumvise byarakubita. Ni urusengero rwiza cyane, mbese witegereje, kandi rwari urwabo. Wabyumvise neza? Rwari urwabo mu gihe runaka hari muri process yo kugura ubutaka, bari barakodesheje imyaka igenda ikarenga 5. Wabyumvise? Urusengero kubera ko ngo batari bafite ubuzima gatozi, RGB ishyira hasi. Wabyumvise? Bo rero bo bari bona n'ubuzima gatozi, Elayono yakaba ifite n'ubuzima gatozi. Bari baragiye bagera muri RGB, bavuye mu murenge bava mu karere bagera kuri RGB, bamaze kudepoza mu gihe cyo gufata ubuzima gatozi baburebesha amaso neza. Haza kubonekamo ingingo igaragara ko harimo umwe mu bakozi ba leta uri muri komite. Wabyumvise? Umwe mu bakozi ba leta yaje kugaragara muri stati ya Elayono, hanyuma RGB umukozi wa RGB basubiza inyuma, irababwira ngo nimusubireyo mukora icyo bita ukora inama rusange Assemblée Générale, muterane nimubara guterana murebe uwo mwasimbuza uyu nguyu ufite akazi ka leta, hanyuma mwongere mugaruke ntabwe ibyangombwa. Nuvuga ngo rero ifungwa ry'isengero no kugenzura byatangiye, ariyo process Elayono Pentecost bari bagezeho. Ngaho nawe mbwira, ari ufite urusengero rwujuje ibisabwa, akaba afite nabo bakristo, hanyuma kubera ko atujuje urupapuro kandi yakabaye mu gitondo mubwira ngo mugende mufate urupapuro ibyangombwa hariya, dore mufite igihugu akamaro. Na Grace Room ifite urusengero i Kanombe, urumva ikibabaje ari iki? Birumvikana pastor. Hanyuma hari Bishop Rugagi tumuzi hano kwa Rwango. Bishop Rugagi tumuzi kwa Rwango cyane. Kigali yose ntihari izi Bishop Rugagi cyane. Kigali yose ntihari izi Bishop Rugagi cyane kabisa. Ubwibone bubanziriza iki? Mu magambo make abakristo bari muri Grace Room. Ikiganiro cyangire wowe ndashaka umunyamakuru n'abakarisha. Ava Bibiliya umunyarwanda avuga ngo iki? Umunyarwanda yavuze ngo ubwibone bubanziriza iki? Kugwa cyane. Rugagi yari afite urusengero kwa Rubangura,
nta bwibone yabigizemo cyane rugagi yaratangaga tukabirebesha amaso cyane wabyumvise Cyane. rugagi yaratangaga tukabirebesha amaso hanyuma bishatse kuvuga iki rero bishatse kuvuga ngo Pastor Julienne Kabanda yaragezaho hari n'abantu bamwe atagihereza ibiganza yego wabyumvise byaravuzwe nabyo ngasangire nta kiganza ariko njye umuhanurira niwo muhanurira urumva Yego. ubwibone bubanziriza kugwa Yego. iyo umuntu yamaze kuzamuka kwawe ni byiza ariko wikibagirwa hahandi wicaye wikibagirwa kagakeka wikibagirwa hahandi wapfukamye wikibagirwa babandi mwasenganye wikibagirwa babandi bavuze ngo Imana yavuze ngo izakugira neza wikibagirwa babandi bavuga ngo rabo shaka babandi iyo umaze kubibagirwa ukumva ko wageze ahawe kuva ko wageze mu diaspora wageze muri Amerika wageze Canada wageze Australia wageze muri Schengen wageze hehe ukumva ko ahandi babandi mutakiri kuri level imwe umenya ngo kugwa kwabayeho yego hari ikintu warukomojeho uravuga ati hari aho yarageze ataragisuhuza abantu yego icyo kintu nacyo cyaravuzwe twavuga ko ari Imana iba yashyizemo ka kanyafu kayo ikiganiro ndaje muhamagare mu kanya warumbajije nari ndimo kukubwira nti birashoboka kuba ari Imana iba yashyizemo ka kanyafu kuko hari aho waruvuze ati hari igihe cyageze n'abantu noneho no kubasuhuza biba ingume kandi Imana yanga ubwibone ninumva Bibiliya avuga ngo hanze hazaba babyumvise neza yego abibone n'inkozi z'ibibi ntabwo bazajyayo yego babyumvise neza rero ikibazo gihari abantu ntabwo bashaka kubwiza abandi ukuri barashaka guca ku ruhande barashaka gushimashima barashaka kubemekereza n'amashenge dore uko byari bimeze none se Bibiliya iravuga ngo iki Bibiliya iravuga ngo mbese Pawulo aravuze ngo mbese dukora ibyaha kugira ngo umuntu musage aravuga ngo oya ntibikabeho babyumvise neza mbese dukora ibyaha kugira ngo umuntu usage mu itegeko nshinga rya Repubulika nta makana kibamo yego wabyumvise Yego. mu itegeko nshinga n'andi mategeko ya Repubulika y'u Rwanda nta makana kibamo yego hanyuma kwitwa ko ufashe yangamuru ku kabindi warangiza ukajya kwitwaza imodoka kandi perime bayifatira ku muhima cyangwa bayigira mu Musanze ibyo ntabwo byahura hanyuma rero bikaba bivugwa ko yari yaraguze ubutaka yashakaga kwaguriramo ibikorwa ndetse birimo no kubaka amashuri ibikorwa byinshi bya Burasirazuba yego ngo yashaka kubaka urundi rusengero hanyuma akubakamo n'urundi rusengero ibi ngibi bakavuga bati nibihagarare kuko n'ubundi yasuzuguye Imana reka nayibe yamwereka yibera kaka ibi ngibi si igihombo none si ikimenyetso hari ibyo numvise abantu bavuga ngo accountability bavugaga ngo miliyari zingahe ngo umwaka bahombye ngo miliyari 1 na miliyoni magana ngahe ibintu nk'ibyo ariko umuntu yakibaza ngo mbese ayo miliyoni magana izo miliyari zingahe ubundi zagiye he ni ikibazo hari icyo bita ibi niba ari business plan yego ubabaje ngo business plan ya Grace Umu ubundi yari ihagaze iti yego miliyari magana zagiye he mwafunguye banki yarahombye mwagize gute mwubatse kaminuza runaka bakuye abana mu mihanda ugiye gukora accountability hano twigeze kubona batanga sheke y'ibihumbi 20 yego wabyumvise yego si ibikorwa byabo byose niba kuri kamera se yego si biba kuri kamera yego uramutse ugenzuye ibikorwa bya Grace mu bakoze byose ni byiza ntabwo twabigaya wabigaya abahinyuye Imana batumvise neza ariko kandi none ugiye ku rugero nyarwo ushobora gusanga ibyo binjije ibivugwa muri kontabilite yabo nibi bivugwa ko kari ukuri twabonye kwa Godifata wabyumvise neza Godifata muri yagiye mwemera nk'umuntu wakasa mutwe ufite ukuntu wibonera amakuru Godifata muri yagiye dutama inkuru zimwe tutaranzimiye turi mu Rwanda so cyo navuga rero ni igice navuga ngo ibi ngibi biba bishaka kwigisha n'abandi yego uwibwira ko ahagaze yirinde atagwa yego wabyumvise yego Bibiliya avuga ngo uwibwira ko ahagaze yirinde atagwa yego rero tugomba guhagarara twemye tugomba guhagarara amagabo
tukamenya ko dukorera Imana rurema, tukamenya ko dukorera, kuko ibyo dukora n'ibyo tuvuga nitutabibazwa n'amategeko y'igihugu, isi izabitubaza. Yego. Nitutabibazwa n'isi, Imana izabitubaza. Yego. Ngira ngo turimo kugenda dusoza kuri iyi nkuru, ngira ngo nagiye mbona umukuru w'igihugu agenda asa nk'ubigarukaho ariko aca amarenga, ariko n'ubundi mu ijambo rimwe cyawe yabivuzeho kera. Oya, ni ikiganiro nabonye Perezida wa Repubulika yego yagiriye he? ni ikiganiro nabonye kuri cano yihera, arimo kugenda agaruka kuri izi nsengero, ndetse arimo kwerekana buryo ki yagiye atanga ingero ku bantu bagiye bakora ziriya sikamu, bagahamagara abantu ugasanga barimo barihiriza ubusa bikarangira bapfuye. Arimo kugenda avuga ati ntabwo umuntu yakabaye abafata ngo abashuke, ati mu by'ukuri umuntu ni ukubera iki adashaka kumubaza ngo nuko ari umukozi w'Imana, ngo nuko agomba kubibazwa. None se ugomba kumubaza. Yego. Niba twaba dufite amacaro dushobora gutanga imisoro, imisoro tugiye kwitanga bya fure, amahadiza agiye kuza, wabyumvise neza. Niba ushobora gufungura cano YouTube yicaye muri Amerika, ariko ukaba ugomba kubazwa ngo igomba kuba ari registered muri iki gihugu, wabyumvise neza. Ese abandi bo registered baregistarinze izo za ministeri, kubera iki batabazwa? Accountability. N'abanyarwanda bazavuze, n'abanyarwanda, abayoborwa n'abanyarwanda, abasabwa amafaranga n'abanyarwanda. Ushobora no gusanga hari ibindi bikorwa bimwe bya leta badakora, amafaranga bakayajyana muri bya bindi, wabyumvise neza. Bata amafaranga y'ibishingwe, ugasanga bamura ibishingwe birunze munsi y'igipangu cyiwe. Bataye amafaranga y'umutekano, ugasanga ibyo ntajya aboneka no kuri liste y'umutekano ntaboneka. Bati sociale gufasha hari abatishoboye mu mudugudu, ugasanga ntiyabonetse, ariko yabonye amafaranga yo gutwara hahari. Bivuze iki rero? Ni abanyarwanda, ibyo bakora barabikora mu Rwanda, ku butaka bw'u Rwanda. Ahubwo ibyo bintu ugiye kurwanya uruhande, navuga ngo leta reka nyigire gutya, ko nanjye genda iheraho nanjye byambaye. Byambayeho, urumva? Bivuze iki rero? Bivuze ngo buri muntu hari ibintu bitagomba gukinirwamo. Leta y'u Rwanda ibajye bayitandukanya n'amashyamba y'ahandi. Amashyamba ya Kongo hiryo ngiye, ariko atari zaguma za Bukavu zabari, atari hano za Masisi. Oya, winjira ahantu turahagera. Ndetse baza kubwire jewe, baza wese hari ibintu bidakinirwaho, wabyumvise neza. Rero leta y'u Rwanda ni leta y'u Rwanda, dufite itegeko nshinga ritugenga, ari byo rituyobora, ari byo gushora kuri twese, kandi rikaba rifite n'ugomba kuririnda, ari we nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame, ndetse na perezida w'urukiko rw'ikirenga, wabyumvise neza, n'abadepite. N'abadepite buriya bagomba kuririnda. Rero bivuze iki? Bivuze ngo umuntu wese ukora ku butaka bw'u Rwanda agomba kugira ibyo abazwa, nta byo kuvuga ngo ndishyira ndizana ndagira. Ni byiza kwishyura ukizana, birahari mu Rwanda, liberale ni ngombwa, ariko kandi ugomba no kubibazwa. Ese ibyo ukora ripoti yabyo ibarizwa he? Ripoti igirwa he? So kurongera ngo reka wenda ingingo tuyisubikira ahangaha, uko byagenda kose buriya niyo mpamvu haba hari ubuyobozi bwacu kandi bwiza, byanga bikunda barakurikirana kandi ibisubizo tuzakibona. So ngira ngo rero nanone dukomeza muri uwo mujyo, ngira ngo ntabwo twagenda tutavuze no ku muntu bita uyu nguyu Bishop Gafaranga. Ariko mbere ko tumwinjiraho, nanone mbona Antoine Rutayisire avuga ngo iri zina yarihawe nande? Ese yabatirijwe he? Ninde wamwise Bishop? Bandi baravuga bati se uyu mupapa twemera niwe wakabaye avuga ibi? Ubu so kumurimiraho ibyondo koko? Inde Pastor Kanone Rutayisire yego arimo kugenda agaruka ku muntu bita Bishop. Kwanza byo kuba Bishop Gafaranga, iryo ya Bishop ryo nta nubwo naryemera. Ubundi kugira ngo umuntu abe Bishop bisaba kuba babimuha, cyangwa umuntu ashobora no kubyuka akaba yabati ngiye nitwa Bishop Jean Marie Vianney, Bishop Gatarina, Bishop. Kuba umuntu yakitwa Bishop cyangwa se akitwa Bishop, yego bisaba iki? Bishop Apotre Gitwaza, Bishop Apotre Masasu, bisaba iki kugira ngo umuntu abe yakitwa iryo zina? Hanyuma nanone wongere umbwire, ese hari icyaha gihari kuba umuntu yabyuka nkanjye Jean Marie nkahita nita Bishop bitewe n'impamvu zanjye bwite? Rero reka umbwire, Right TV Media, Gafaranga ntabwo ari Bishop komuteri wa church cyangwa urusengero. Yego.
Gafaranga yego ntabwo ari bishop komuteri w'urusengero runaka yego cyangwa w'idini runaka, ahubwo Gafaranga ni izina we yikoreye ikintu cyitwa komedi, agaragaza ibikorwa bibi bikorerwa mu rusengero, ku bapasitoro, ku babishopu, mu madini n'amatorero uburyo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma Gafaranga icyo gihe ndabyibuka, ngira ngo ni muri za 2018 ngira ngo ahari ashobora kuba ariko yabikinaga akina ibintu bya komedi mu nsengero, bibera mu nsengero, abapasiteri basambanya abakristo bagiye kubabwira ngo babasengere mu ba ofisi yabo, abavuga ngo babakore za deliverance bakoresha ku bitsina, igitsina gabo cyangwa igitsina gore, hanyuma bikarangira abapasiteri bateye inda abana b'abakobwa cyangwa b'abagore bagiye kubareba ngo babasengere. Ibyo rero nibyo Gafaranga yatangiriyemo akina za komedi mu buryo bwe cyangwa ubundi, ava ku bapasiteri, aba bishopu, abyiyise akina komedi mu buryo bwe cyangwa se ubundi, ariko kandi mu by'ukuri ntabwo Gafaranga ari bishopu wa cace cyangwa urusengero cyangwa w'idini iryo ari ryo ryose runaka. Izina rero yihaye yishyiriyeho ry'ubukomediye, yikina komedi, yari afite na channel yitwaga Bishop Gafaranga, nyuma yaje kuyigurisha rero ariyo yaje guhindukamo channel runaka imwe yaguzwe n'umuhanzi umwe wo mu itorero rya ADPR. Navuga ngo rero ikwisigaye ikora inkuru za gospel mu buryo bumwe n'ibiganiro bya gospel. Rero navuga ngo Gafaranga rwose ntibamubekere, ntabwo ari Bishop nyirizina ubyemerewe cyangwa se ubyemera ko ari Bishop, ahubwo ni izina ry'umukomediye rero we yihaye yishyiriyeho, nta n'itegeko rinamuhana kandi nta n'itegeko ryamuhana, umva ni umukomediye nyine. Abantu rero ntibabifate gutyo. Subize Dr. Kanoni Tayisire, Gafaranga rero ntabwo rwose ari Bishop. Yego, hanyuma rero uyu Bishop Gafaranga Imana iza kumuhira, biramuhira, jya mu rugo nk'uko abandi barujyamo. Abashatse umudamu bita ni Murava, ninde uriya mudamu we, Annette Murava. Barabana byari byiza, buratahwa nibyo, ariko inkuru inshamugongo iza kutwereka ko yatawe muri yombi kubera umudamu we n'ubundi wabigizemo uruhare. Ikibazo cya mbere ndibuze kukubaza, kubera iki umudamu ashobora kuba yarengera akaba yagera aho yifungishiriza umugabo? Urakoze cyane Jean Marie. Jean Marie Vianney Light TV Media, Light Media kabisa. Bagenda bakore subscribe no kwikaze TV, ndetse no turi ku macana hano bagi Ganza TV. Yego na ya yindi naduhira TV. Yego Gafaranga ni umugabo wirwanyeho, yego, wavuye mu cyaro iwabo Nyamasheke, iwabo Bamporiki Edouard Honorable, yego, araza azi Kigali abarwesa amadongo uko yitangiye ubuhamya ko burya tuzatuvuga nibavuga ibyo nge navuze ntabwo nagira rwose ibintu nivugiye, niwe wabyivugiye, nimba nabyivugiye. Yavuze ko yaje akora akazi ko mu rugo, hanyuma kandi siri gitangaza Bamporiki se yavuze ko yazacukura za tuwarete isara cyane kabisa. Rero ubuhamya bwa Imana barakuye umuntu nta gitangaza kiba kinani cyane. Gafaranga rero ageze i Kigali yakoze akazi ko mu rugo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, yakora akazi k'ubuyedi. Ibyo si igitangaza. Imana n'ubundi kugira ngo umuntu agaragaze ngo ndashimira Imana aho yamvanye. Umwana witwa Noheli yararimbye ngo aho narinuye ntabwo ariho gituye, Yesu yaranyimuye. Rero navuga ngo mu by'ukuri Gafaranga nawe ni umuntu wigiriye icyizere, azamuka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, buke aza gushaka umudamu wiwe, babyarana abana batatu, bisezerano barasezerana. Nyuma y'uko rero amaze kubona umunyu cyangwa amaze kubona amatunda, nibwo rero yaje gutandukana n'umudamu we w'isezerano wa mbere. Hanyuma icyo gihe acuruzaga inkweto mu mujyi hariya ku Muteremuko. Nyuma yahaza kuvamo abana marketing manager cyangwa marketing cyangwa umuntu ushinzwe ibikorwa byo kwamamaza muri company yitwaga Tom Transfer, y'amamodoka yakodeshaga amamodoka ikagurisha amamodoka hariya Kicukiro, twese turabizi. Nyuma yaho twagiye tubibona ibikorwa bitandukanye ku Isimbi TV, twabonye ibikorwa bitandukanye kuri Chita Magic no kuri ibitangazamakuru bya YouTube bitandukanye rero byamamazaga Tom Transfer kubera Gafaranga yitwa Habiyaremye Zakaria. Nyuma yaho haje kubaho
yaratandukanye n'umudamu ubwe, yaratuye kujya Mitsingi n'umuryango we, nyuma aza gutura Kabeza ajya kwikodeshereza yibana. Ubwo rero nibwo yinjiye mu rukundo n'uwitwa Anet Murava w'umuramyi uramya agahimbaza Imana. Nyuma yaho bakajya bakorana n'ibiganiro, ngira ngo twarabibonye ku Isimbi TV bakorana ibiganiro, twarabonye Gafaranga, twarabonye Anet kuri Isibo TV The Choice bakora ibiganiro mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Gafaranga rero abantu baza kuvuga bati wowe rero sasa uri umushakashatsi, yego, uzi gushaka inoti, yego, uzi kwirwanaho, yego, uzi kugerageza, yego, uzi iripfa n'irizima cyane, uzi faranga na miliyoni, yego. dore uko ibintu bimeze, dore umukobwa ava ku giti, dore va ku giti, dore umukobwa. Ariko bagiye gushakana, yarakoze divorce, yego. Hari n'undi bivuga bo muri Canada ngo yaragiye ku biravuga, hari undi wo muri Canada bivuga ko ngo yamuhaye amafaranga miliyoni 20,000 by'idolari ngo bazabane, azamugira umudamu. Birangira Gafaranga amukujeho, amwereka igihandure, amuzugunya mu bishanga by'icyo ngiyo, ahita akunda Murava. Yego. Kuri uko gukunda Murava rero ashakana Murava, yarazamuye inyubako ya etaje hariya i Mayange, mu mudugudu wa Kinonyi, umudugudu wa Kinonyi, akagari ka Kibenga, umurenge wa Mayange, mu karere ka Bugesera, ariho turi. Nyuma yaho Gafaranga barana Murava, ariko kubarana Murava biza kuba ngombwa ko Aline Gahongayire ari buza kuba mama wa Gafaranga. Yabaye mama wa Gafaranga bitewe n'umuryango Murava avukamo. Ni umuryango wihaye, ni umuryango usobanutse, ni umuryango umeze neza, ni umuryango ufite gutya, ufite kuri kashi, aho ufite Remera Rukoma muri Kamonyi. Remera Rukoma rero ni umuryango wihaye kandi usobanutse, aho bita mu baporoso muri Eperi. Yego. Muri Eperi rero ariko amakuru ubu yafite koro. Muri Eperi hari n'umufamiliye wa Murava, yego, wo mu itorero rya Eperi, umupasitoro. Hanyuma rero bivuga yuko ngo Murava yabaga ku Kimironko n'umubyeyi we undi, ababyeyi be bafite ivuriro, ndetse bivuga ko bafite ivuriro muri za Kamonyi. Nyuma umubyeyi we nawe umwe muri bo akaba n'umuganga, bose ni abaganga. Gafaranga ashakana na Anet Murava ubukwe bubera muri Paris Hotel Nyamata. Yego. Aho bitari byoroshye ko bamwe n'abari bapanzwe muri gahunda ba Citabo babaye nk'abasubizwa mu bishanga ipfinyuma. Hajya abandi bateganyijwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yego. Nyuma y'ubukwe rero nabyo byagiye bivugwa cyane. Nyuma y'ubukwe bivugwa yuko bitagiye bigenda neza. Ejo bundi rero mu mpera z'umwaka twinjira muri 2025 niho haje kuvuka bimwe mu bibazo, ngo yenda hari ibindi byari bisanzwe bihari. Umugore n'umugabo bapfa ibintu byinshi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, bashwanira muri byinshi. Nibwo rero Gafaranga yabonye yugarijwe n'amadeni mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, aravuga ati ndashaka kwishyura. Twagurisha muri kwa kugurisha, ariko binavugwa ko muri etaje, bivuga ko hari umuntu uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uvuka i Rwamagana w'umusilamu ushobora kuba afitemo aparitoma yaguze. Yego. Muri iyo nyubako yo kwa Gafaranga. Yego. Nyuma yaho rero bikavugwa yuko hari ibyo batumvikanye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, aho bivuga ko hafunguwe na konti, hari konti yafunguwe mu mazina yo muri famiye kwa sebukwe wa Gafaranga, igomba kubihurirwaho amafaranga. Hanyuma bishobora kuba haravutsemo n'isiriri, umwe muri bo hari ushobora kuba yararutiriye undi atabizi. Ibyo rero bikaba byabyara ibibazo. Ariko kandi no mu gihe cy'inyubako, nabwo mu gihe cy'inyubako haje kuvukamo, mu gihe cy'uko bagombaga gusanura ngo bubake bazamure nivo ya etaje, habayemo insiriri aho umugore gatemberaga ko abafundi bubaka. Nyuma kubera ko ngo bari gusakuriza umwana we, biba ngombwa ko abafundi bahagarikwa. Nyuma umugabo aravuga ati ibi ni ibintu byacu, dutuye ku muhanda, tugomba gukora isuku, ibikorwa remezo ni ngombwa, birakenewe, dore duturiye umuhanda, twe gusekwa gucishwamo amaso.
aho umugore ngo yafashe imodoka afata umwana yerekeza iwabo ajyana umwana ngo aza kugaruka atamufite. rero nyuma yahagarutse atamufite, umugabo ati umwana asigaye ko wagiye n'umwana ukabugurutse wenyine, tugende twatse imodoka tujye kuzana umwana wa musize. umugore ati ndajya mu muhanda niyahure azabaza kubaza amaraso yanjye. ibyo byose rero ngo bamwe mu bafundi abakozi bari bahari bagerageza kuba hafi y'agafaranga bafata umudamu. birumvikana rero insiriri iyo mwumva umuvugizi wa RIB yaravuze ngo Dr Murangira Bitsiri yaravuze ngo ihohoterwa rishingiye ku gitsina, agafaranga arakekwaho ihohoterwa ko yaba yarakoze ihohoterwa rishingiye ku gitsina. ibyo byose rero buriya naho biri, umugore umufashe ku ngufu ugakwega ijipo ugakwega iki, waba umuhohoteye. uri umugabo we ugafata ku ngufu mu gitanda, waba umuhohoteye. uri umugore ugafata umugabo ku ngufu yumva atameze neza, umugongo utagororotse, waba umuhohoteye. ubwiye umugore nawe amagambo y'intuze yica rubozo, hari ababasha kubyumva bakabibera abatangabuhamya, ni ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyangwa se umugabo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. rero navuga ngo mu by'ukuri gafaranga kuba afunzwe nawe yarahohotewe, ahubwo icyo akora yarakubise umugore ataramukubise ntabwo twe tubizi, ariko ayo makuru yo ku muhanda arahari kandi aranizewemo. rero niba yarajyanye umugore mu cyumba akajya kumuhungura ivumbi ntawabimenya. hanyuma ukiri aho ngaho buretse gato, hari ikintu abantu bakomeje hari ikintu abantu bakomeje kugenda bagarukaho, bavuga bati ni gute umuntu ashobora gufata umugore ku ngufu akamusaba unshenshe kandi mu by'ukuri barabanye mu buryo bwemewe n'amategeko. birashoboka ko umuntu wamufata ku ngufu kandi mubana mu gitanda mumaranye imyaka n'imyaniko mwaranabyaranye mufite n'abana? birashoboka. umugore ashobora kuba hari inkuru mbi yakiriye, swati mu muryango w'iwabo, swati mu bavandimwe mu nshuti, akagira ibindi bitekerezo atekereza bitamujyana muri ya mudu, wowe ugashaka kumujyana muri mudu. icyo gihe bikaba bimeze nk'umuntu ufata ihene ku ngufu, urongora ihene ku ngufu. wabyumvise neza? uko wabyumvise? ibyo bintu wabyumvise? ndabyumva cyane. hari abantu buriya bajya bakora amakosa bakajya gufata ihene ku ngufu. urabyumva neza? wabyumvise? hari abantu bafata ihene bakazijya kuzisambanya ku ngufu. abantu se abantu oya abantu barahari bakora amakosa nk'ayo ngayo. rero ufata umugore washatse ufite ubumuntu umugore we afite ubumuntu nawe ufite ubumuntu, mwese muri abantu, ntimuri ibisimba hano ngo muteze kuzaba ibisimba. wabyumvise neza? hanyuma ukamufata ku ngufu nta mudu arimo, nta bushake afite, atamerewe neza, adatekereza neza. kandi biriya bintu bisaba ubushake. nta bitekerezo bizima afite muri we, afite ibitekerezo byamaze kujya ahandi. wowe muramuzana ibintu yumva atabasha gukwega, ugahindukiza nk'uhindukiza ibuze, ibintu biri aho nk'aho ari itubuye. ntabwo ari byo. rero ubwumvikane nibwo bwa mbere rero mu rugo. ahatari ubwumvikane haba amahane, niho uzumva rero ngo ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'ibyo byabamo. hanyuma ikindi n'umugabo nawe byabaho, umugore nawe yabikorera umugabo, nawe byagenda gutyo. so abantu rero Bibiliya iravuga ngo nimukimane kugira ngo shitani atabagerageresha iruba ry'ubusambanyi. babyumvise ko Bibiliya bivuga mu rwandiko rwa Pawulo Abakorinto ba mbere ibice 7, ayo magambo arahari ngo nimukimane kugira ngo shitani atabagerageresha iruba ry'ubusambanyi. umugabo yajya gusambana, umugore yajya gusambana bitewe n'umwe wahemukiye mugenzi we. rero bivuze ngo gafaranga yakorera ihohoterwa umugore we, ndetse n'umugore yakorera ihohoterwa umugabo we. bombi rero ibitagaragarira ku karubanda, guca urubanza rwahatagaragara, guca urubanza rudafite ibimenyetso, guca urubanza kandi mu rukiko urabizi iteka hakora iki? hakora ibimenyetso. ibyo ku karubanda urabona njye nawe turi hanze turimo turakora ibiganiro, abantu banyuze hano bashobora kuvuga bati ndababonye bari kuri kamera. ariko se niba ndi mu nzu ugafunga jyewe n'umudamu, ibyo tuganira ninde mu nzu, ninde muntu uri bumenye ibyo mu nzu? ariko nitwiva mu bwacu hakagira umuntu ubimenya, aravuga ngo yewe ibi ni ibiki, araremba n'abandi bati ibyo ni ibiki bibaye, baze bumvirize. abo nibo bazaba batangabuhamya yuko runaka yakoreye ihohoterwa umugabo we cyangwa yakoreye ihohoterwa umugore we. rero nuko bihagaze.
kuri Gafaranga na Murava rero ndumva uko bimeze. Gafaranga aracyafunze uyu munsi, kubw'amahirwe y'Imana, tugize amahirwe y'Imana agataha byaba ari byiza kuri uyu munsi. Adatashye nabwo ubwo ejo kuwa kabiri yataha cyangwa se akajya parike akarekurwa na procureur ubifitiye ububasha mu nshingano. Mu gihe umugore yatanga ubusabe bw'umugore bwagaragaza ko butanga imbabazi nk'umuntu wahagaritse ikirego cyahagararira aho ngaho, kuko igihugu cyacu, amategeko yacu, ubutabera bwacu mu Rwanda nabwo bwemera abantu bashyiramo biyunga kandi bakaba umwe mu by'ukuri. Iyo baganira ibintu bikagenda neza rero numva nta kibazo na kimwe cyaba kirimo, bitewe n'uko kuko ababiri hagati y'ababiri iyo hagiyemo wa gatatu bashaka kuba ikibazo. Niyo mpamvu rero ubutabera bw'u Rwanda bwemera ko ikirego aho cyaba kigeze hose umwe mu baregana uwareze afite uburenganzira bwahagarikira ikirego aho cyaba kigeze hose, hanyuma agatanga imbabazi mugenzi we nawe rero akabasha kuba yatahuka. Rero Gafaranga atashye byaba ari byiza kandi nibyo twese twifuza. Murava atazi izo mbabazi ku mugabo we byaba ari byiza, ariko Gafaranga avuze ati jyewe nta mbabazi nsaba, ibyo mvuga bifitiye ukuri, ndi proud w'ibyo mvuga, ndi proud w'ibimenyetso mfite, ntabwo ngira icyo gihe ubwo urumva dosiye yaregerwa urukiko. So ngira ngo rero reka twinjire wenda ku gice cyacu cya nyuma, ariko wenda duclosinga ahangaha reka tuvuge ngo nibareke guhangana, nibareke amatiku, kuko buriya umugore n'umugore baravuga ngo ushaka abanzi babiri ateranya umugore n'umugabo. Rero reka tusoreze ahangaha kuko ahangaha nta kintu twarenzaho. So reka ngira ngo ahubwo twirebere kuri iki gice, ngira ngo ari nacyo wari ugiye kwinjiramo kare nka kugarurira. Yego. So ngira ngo wagiye ugaruka ku buyobozi bwacu, ugena bati hari ibyo bazagenda bakosora, hari ibyo bazagenda bashyiraho umucyo, ariko nanone twajya kureba tugasanga muri kwa kwigira kw'abanyarwanda cyangwa se bya bindi ubuyobozi bwacu vuga buti twe twarigize, hari aho twavuye, hari aho tugeze, ugasanga hari amahanga atabyumva, ugasanga barimo gutwerera igihugu cyacu ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, by'umwihariko ngira ngo urabizi birimo kubera muri Kongo. Ngira ngo warabyumvishe ko umukuru w'igihugu wacu bagenda babimutwerera M23 katari M23 y'abakongomani, ahubwo ari abanyarwanda ba RDF. Ibi bintu iyo bigarutseho inyuma kuro ubu usanga ahangaha batarimo gusa nkaho barimo kugenda batoneka. Icyo navuga Right Media TV nuko bacumwa ni mu Kinyarwanda ngo binanira avuga ngo kirago kiranyerera. Ako si migani uwo byananiye aravuga ngo ikirago kiranyerera. Yego bishatse kuvuga rero byaramunaniye. Yego icyakoze ndabona niba atangiye inzira y'ibiganiro ashobora kuba atangiye buke. Umunyarwanda yaravuze ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu. Rero ubwo amaherezo y'inzira ari mu nzu, ibiganiro Katari, ibiganiro muri gusinya amasezerano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabyo byavuzweho, nabyo byavuzweho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. M23 ni abantu bahagurutse babujijwe uburenganzira bwabo, babuzwa igihugu cyabo n'abakongomani bavukiye muri Kongo, bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ntibivuze yuko ari abanyarwanda. Rero navuga ngo mu by'ukuri buri muntu wese aharanira uburenganzira bwiwe. Nawe wakubuza uburenganzira mu rugo rwawe, nawe wahaguruka ugahagarara. Wakubuza kurya, ugomba kurya, wahaguruka ugahagarara. Rero njye navuga ku rwanjye ruhande ngo M23 ni wasomwe mbere watafika salama, bakomeza urugendo bazagerayo amahoro. Ariko twizera neza yuko M23 AFC intare za Sarambwe bariya baremewe kandi ibyo bakora byemewe, n'umuntu wese wabajya imbere akabahagarara imbere ababuze ibyo bakora yaba afite uburwayi bwo mu mutwe. Yego, hanyuma ugarutse kuri cyo ngicyo hari amasezerano y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imbere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Donald Trump yagiye avuga ko arimo kurwana intambara iri hagati y'u Rwanda na Kongo. Abandi bakavuga ati si hagati aho kugira ngo umukuru w'igihugu yemere gusinyira amasezerano bite bigaragara ko koko M23 ari RDF. Ibyo ntaho bihuriye. Ngira ko ntaho bihuriye. Urabyibuka neza ko muri Musanze FDLR yigeze gutera, yigeze kwinjira iturutse Kongo. FDLR ibasha kwica abantu, ngire ngo niba ari mu Kinigi niba ari hehe, ndabyibuka neza. FDLR yari yateye iturutse muri Kongo. Rero amasezerano u Rwanda na Kongo basinyana navuga ngo ni umutekano n'ubusugire bw'ibihugu.
wabyumvise neza Yego. nk'uko FDLR yigeze kuva muri Kongo igatera mu Ruhengeri yego wabyumvise yego nk'uko FDLR bigeze kugira nk'uko Kongo yigeze ku indege zayo yego zikagwarira ku zigeze kibuga kuzenguruka hejuru y'ikibuga yego zigeze kwinjira mu Rwanda yego rwose zivogereye rero ibyo nibyo bita ubusugire ni ukuvuga ngo ibihugu bibiri byasinyanye amasezerano y'ubusugire ubusugire bw'u Rwanda bwubahirizwe ubusugire bwa Kongo bwubahirizwe he kugira igitera kivuye mu Rwanda he kugira n'igitera kivuye muri Kongo u Rwanda rero ntabwo rwigeze u Rwanda navuga ngo rwo icyo rusaba rurasaba security haje FDLR ritazongera kurenga umupaka na gato bavogera ko hagira akavuga ngo sefu hakagira igisefu icyo gihe urumva bizaba ari ibi amazi azahita byara ibisusa yego amazi yahita byara ibisusa ariko mu by'ukuri ntabwo u Rwanda ntirwasinyanye na Kongo kugira ngo ruhagararire M23 ni abantu bazi kwivugira bize basomye by the way basoma by the way babyuze neza hari Colonel Nanga yari perezida wa komisiyo y'amatora muri Kongo niwe washyizeho Tshisekedi kuri manda ya mbere yego ari perezida wa komisiyo y'amatora wa NEC muri Kongo ubwo bivuga ngo wamushizeho afite n'uburenganzira wamushizeho rero azinzira azicyo rero yamushiyeho ari byo basezeranye tubahirije dore ko atigeze natora kandi noneho mu mboni za Colonel Nanga ni ukwicara ku ntebe y'Kinshasa iyo ndebye imboni zanjye kora nawe rero uretse hanyuma wagenda wajya mu gisirikare M23 afande General Makenga imboni mufiteho akunda abene igihugu yego cyane ubusugire umutekano w'abakongomani kutanyanyaswa cyangwa se kudahohoterwa kurinda umutekano w'abakongomani ku buryo batongera za ruswa n'ibiki byose n'ubujagari gufata ku ngufu n'ibiki byose ibyo rwose ubona ko M23 irabizingatiye ifashe neza mu kazi yego babyumvise rero buri umwe wese afite icyo ashaka Colonel General Makenga Sultani intego ye ni igisirikare kiremye kitarya ruswa kidafata abagore ku ngufu kandi kidahohotera umuntu uwo ari we wese ahubwo kigendera ku amategeko n'amabwiriza agomba kuba yubahirizwa muri M23 rero nibwira yuko AFC M23 ari uko nguko bahagaze rero abo bose ubona ukamanuka ukajya mu Minembwe mu Banyamurenge hariya kwa nyakwigendera Colonel General Makanika Rugunda Michel Makanika wapfuye wasimbuwe na Colonel na General Sematama nabo nuko nguko nabo bagomba kuba bagendera mu mujyo nabo barashaka ubusugire bwabo bitwa abakongomani batazongera kwitwa impunzi batazongera abana kuvukira imahanga batazongera ababyeyi babo bave mu mahanga bafite ababyeyi mu Rwanda impunzi ziri mu Rwanda z'abakongomani impunzi ziri mu Bugande ziri muri Zambia ziri muri Kenya ziri mu mahanga ku isi yose ntantu hatari iki umukongomani y'impunzi bivuze iki rero barashaka guca ubuhunzi na ruswa muri Kongo AFC M23 abo ngabo rero baremewe nabyo kuvuga ngo kwa Tshisekedi batwika inka z'abakongomani bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ngo n'abatutsi bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ngo n'abatutsi babateye bavuye mu Rwanda biriya n'ukwikina biriya n'ukwikira igitaba kiseka Tshisekedi ari ikintu kitakiseka na leta yiwe rero nibwira yuko Kongo itajengwa na nani Kongo itajengwa na wao wenyewe wakongomani wenyewe ndio watajenga nchi yao sio Wanyarwanda sisi Wanyarwanda hatutajenga Kongo Warundi hawatajenga Kongo Waganda hawatajenga Kongo wala wa Kenya wala mataifa na mataifa wao wenyewe ndio wanajua sababu gani wanataka nini wanahitaji nini kwa nini wanagombania nini M23 sababu wanayo nia wanayo na uwezo wanao ibyo urabyumvise reka sababu impamvu barayifite uwezo ubushobozi barabufite niya ikibibatera so ngira ngo turimo kusa nkaho nanone dusoza n'ikiganiro cyacu ntabwo twagenda tudakomeje ku Burundi aho bohereje Wazalendo nanone ugasanga ko Abarundi bagize bate Abarundi urumva mu by'ukuri kuba uyu Evariste Ndayishimiye nawe yemeza neza ko M23 ari y'Abanyarwanda ikindi nawe akabazi neza ngo RDF perezida w'u Rwanda ngarashaka kumutera afite ibihamya birenze kimwe akaba ari nacyo gituma wenda yakiyunga kuri Kongo
kugira ngo wenda baze guhana iyo M23 bitirira u Rwanda. Ndimo ndavuga nti kuba Sadek yaratsinzwe, ziriya ngabo za masinarizi zigatsindwa zigasubirayo, hakaba ari FDLR ndetse n'izindi ndwanyi zagiye zimanika amaboko. Ibi ngibi byose kuba bimajije kuba bisa nkaho birangira ubu Burundi bwose kuba bwafata umwanzuro wo kuba ati reka natwe tuze twiyunge tuze dusaba imbabazi igihugu cy'u Rwanda twemeye. Kuyatangajwe na Ndayishimiye ntabwo nabyumvise neza, uragiye kenshi sesengwa n'inja mu bintu numvise. Yego, ibyavuzwe na Perezida Ndayishimiye sinabyumvise neza. kuri France gusa aho nabonye umupastor umwe witwa Mbayahaga History asubiza kuri Sikovia mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ariko navuga ngo buriya uvuze umuntu kenshi wamuhaye hiti, wamuhaye umwanya, wamuzamuye, wamwamamaje, uwo pastor Mbayahaga ntabwo ushaka umuvugaho byinshi. Rero icyo navuga cyo ni kimwe, nuko navuga ngo M23 n'abakongomani bafite impamvu barwana, ubushobozi barabufite, ubwirengezi ni ubwabo, ahubwo twebwe icyo dusabwa ni ukubasengera ngo intambara muri Kongo ihagarare, kandi bahabwe uburenganzira bwabo, kandi ibyo basaba mu masezerano babihabwe. Yego, kuri dusoza ikiganiro ni irihe jambo rimwe byanga bikunda bino biganiro bigera hirya no hino ku isi, ni buhe butumwa wahereza Tshisekedi ndetse na AFC na M23 muri no ntambara barimo kurwana itoroshye? Ubutumwa nahereza Tshisekedi gusa azacyumva ikinyarwanda, barakimubwira pe. Ubutumwa namuhereza Tshisekedi ni ubuvuga ngo yibuke igihe yiyamamazaga ari hakurya y'Urubavu, yaravuze ngo bamara kumutora azatera u Rwanda. None rero ibikoresho Sadek yari yayizanye kugira ngo atere u Rwanda, na mapu zose bari bazifite zo koherezamo ibisasu mu Rwanda, birangira rero Imana y'irwa handi gataha i Rwanda. Imana y'u Rwanda yabashije kuburizamo bya bisasu byiwe. Ubutaha iyo yari kuzongera akiyamamaza, yari kuzavuga ati rero baturage bahatuye Goma, baturage batuye Bukavu, hehe hafi y'u Rwanda, mwese muzajye muzamura isaruti muhereza u Rwanda ko ariko rwa mbere rwemewe ku mutekano. Nasoje kandi so ngira ngo rero reka tubabwire mwebwe mwari mudukurikiye, twari turi kumwe n'ubundi na zaca twakomeje kugenda tubabwira, twe turi kumwe na Light Media TV, twe turi kumwe ni Ikaze TV, twe turi kumwe na Iganze TV ndetse na Duhinduke TV. televiziyo Duhinduke. Wewe wakomeje gukora bahinduke muri Kongo, bahinduke no muri M23 biremewe, abantu bahinduke. Imande rero mwe mudukurikiye ibiganiro byacu n'ubundi naho utaha. Murakoze cyane.